ndagira ngo nkubwire ngo umuntu uzaba udasanzwe avuka mu buryo budasanzwe agakura mu buryo budasanzwe. Icyo nabonye rero muri rugendo, abantu badafite icyo kuvuga abenshi usanga rero bibonekezwa, abenshi usanga rero bibonekezwa, ariko babandi bafite iki uzagakesha umunyamafaranga usanga bitonze, ariko wundi ugitangira babandi bita nkirabuheri, ugitangira gufata kuduhumba 100 ugasanga karitsiye yayitesheje umutwe kandi ari ufite miliyari uri hara witurije, ibyo ndi bavanga ingunguru irimo ubusa akenshi ni yisakuza. Yego, nongeye kugusuza wo mukunzi wa Concord TV show, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Njyewe nitwa David nk'ibisanzwe, ndabasuje ntose mwamuherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasuje kanabwira ko mbakunda. Ninge rero mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyora, ariko kuri kamera za Concord TV show turi kubonaho umutumirwa Concord. Koze cyane ni Hatumimana Concord nk'ibisanzwe, CEO wa Concord TV show. Yego. Urumva ko nanjye nagira amahirwe n'umugisha wo kwakira CEO. Yes, Chief Executive Officer wa Concord TV show. Mumeze muti? Turaho turashima Imana. By the way muragaragara neza. Nukuri kw'Imana. Urakoze cyane. Aka kantu ntakavuze naba nk'umuntu utazi kureba neza. Aka gasura dufite ni Yesu. Nta wundi tugakesha nukuri. Byagenda mu buryo wambaye, mu buryo ndi kubona ufite akamwenyu ku munwa, agasmile ukuntu ugaragara neza. Mana ishimwe. Wambaye neza. Merci. Ubundi bisobanuye kwambara neza. Nukwambara ukumva nyine ibintu wambaye bigukwiye, nyine bigukwiye tu, kumva bimeze neza, bijyanye n'ibyo urimo, icyo gihe uburyo wambaye neza, bijyanye n'ibyo urimo. Bivuze ngo umuntu wese uko yakwambara akumva ko yambaye neza, aba yambaye neza, akumva ko yambaye bijyanye n'ibyo arimo. Uvuga ngo umukanishi yambaye isarubeti, yego, aba yambaye ibijyanye n'ibyo arimo, aba yambaye neza, sibyo? Yego. Umushoferi wambaye impuzangano y'abashoferi, yego, nibibaho bitewe na kampani akorera, aba yambaye neza, sibyo? Ariko noneho niba ufashe hari n'imyenda yo mu biro, iyo yambaye aba yambaye neza. Ubwo rero wambaye ikintu kijyanye n'ibyo urimo, icyo gihe uba wambaye neza. Kuva twatanga Concord TV show, ubwo mbonyije wambaye gutya, burya se bishobokera ko ibyo twaganiye ubushize uyu munsi bishobora guhindukaho gatoya, bitewe n'impamvu. Kuba umuntu wamubwiye ko yambaye neza, ubona ko yambaye neza, ubundi bifasha ko umuntu muri rusange. Ngira ngo iyo ukoze ibintu nyine abantu bakagushimira, cyangwa ukabona babiteyeho comment, biragushimisha. Biragushimisha ubona kubwiye ngo wambaye neza, nawe uhita wumva ko nyine wajyanishije n'ibyo ugiye kujyamo. Bifite hari ikindi kintu byongera umuntu ku mubiri we cyangwa se mu mitekerereze yiwe, iyo umuntu amubwiye ati wambaye neza, uragaragara neza, umeze neza, hari ikintu byakongera nk'umuntu tuba tubibwira cyane mu mitekerereze yiwe. Ubu utabimbwira nawe kujya gukuramo, ariko kuko ubimbwiye numvise ko burya ibyo natekereje ari byo. Ariko uzugahita umbwira uti Concord oya, ntabwo hajya imbere ya kamera wambaye gutyo, ubwo twaye gukatinga then nkajya gukuramo nkambara ibindi. Ariko kuko umbwiye ngo nambaye neza, byumvikane ko bijyanye n'ibyo tugomba kuganiraho uyu munsi kabisa. Ngiye rwose sinari gukomeza ntavuze kuri iki kintu kuko sinzi umuntu wambajije ikintu ngo birigira ibitabo bingahe. Amwe ati 34, kuko ni 34. Yego. Aya wibeshyeho 2. Nibeshyeho 2. Gira ibitabo 66 aho dusanga mu isezerano rya kera harimo ibitabo 39 no mu isezerano rishya ibitabo 37. Byose hamwe ka ibitabo 66. Bivuze ngo ndo umuswa. Ntabwo uri umuswa. Ntabwo uri umuswa, nuvuga ngo ku manota 10 ufite amanota 8 n'igice. Nakishe. Mbaye nk'isubije nk'umwarimu. Ari kuri mu nzira, nuvuga ngo ari ikibazo birasaba kwerekana uti gutya na gutya. None se cyo gusobanura ibyo bitabo 64 umuntu akubwiye ngo bivuge. None se uvuga ngo niba waravuze 64 kuri 62 ukibagirwa 2. Noneho uwo wabaza ngo Bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe, agahita akubwira ngo ni 6. Abo bantu se wabageranya ku manota? Ntabwo wabageranya ku
komerezaho kabisa komerezaho rwose komereza ngaha cyane. hari igitabo nkunda ni igitabo cy'ibyahishuwe iyo mvise igitabo cy'ibyahishuwe wowe ucyumva iki? igitabo cy'ibyahishuwe ni igitabo cyanditswe na Yohana. Yohana ni umwe wari intumwa ya Yesu, ni umwe muri babandi bajyanye ku musozi bagiye gusenga, ari kumwe Petero, Yohana na Yakobo. Ndumva Yohana yaranavukanaga na Yakobo, bakaba bene Zebedayo. Yohana rero niwe wanditse kiriya gitabo cy'ibyahishuwe, ari nacyo cya nyuma muri Bibiliya. Kiriya gitabo yacyanditse ubwo yarajugunywe ku kirwa cy'Ipatimosi. Yandika uko bizaba bimeze mu minsi y'imperuka. Nicyo gitabo nibyo nzi ku icyo gitabo cy'ibyahishuwe, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. hari igihe mbaza nk'ikibazo abantu nk'igitangira ikibazo niwumva ikintu ushatse kuvuga nyema ashatse kuvuga ati misi tugezemo ni hatari ni hatari bana ibyo nashaka kwivugira ni kubibona misi tugezemo ni hatari ni hatari reka nkubwire ikintu cyari muri iyi misi abantu basigaye bavuga ngo ntaribi nta kibazo nta birenze bitwaye iki by'abantu bashaka kumva ikibazo cyamenye ibitabo byo muri Bibiliya ngahita mvuga igitabo cy'ibyahishuwe nyaboneka umuntu ushaka kumenya iminsi tugezemo asoma igitabo cy'ibyahishuwe okay bagende bagisome niyo bari mu mashakiro bari kubishaka ntabwo bigora arambura hereye inyuma nyine agahita akibona reka ntange message nashaka gutanga ngende ku bibazo nibuze ko kubaza iyo umuntu agusubije ngo ntaribi nta birenze nta kibazo kumubabwiye nk'umuntu ati mwana siko cyawa gikoza ariko ngo nta birenze mu byukuri abagusubije kiye gisubizo ntabwo yahaye agaciro ibyo bintu ntabwo yahaye agaciro ibyo bintu ko n'urugero ushobora kubwira nti David twihute tugende urabona isaha twaye twihaye yo kujya ahantu runaka yageze kandi uti nta birenze ariko tuzaba tunagenda nta birenze byumvikane rero ko ibyo bintu wabiciye amazi mu mvugo y'iki gihe ntabwo wabihaye agaciro iyo umuntu agusubije ngo ntaribi ukamubwira ati man ejo tuzajya hahandi cyase muvare ejo tuzajya hahandi ati ntaribi mu byuko agusubije kiye gisubizo abakwemereye ati ntaribi ako just ako ngako gusa ati ntaribi tuzajyayo ati ntaribi kubereka abantu bashaka gusubiza ibi bintu bidafite meaning ihagije ubusobanuro buhagije byo umuntu yanyemera amye ati yego tuzagena rwose nta kibazo ni impamvu yo kudatinda mu magambo impamvu uzi iki kintu watangiye mvuga ngo wambaye neza bitandeba mu nsengero ukuntu abantu basigaye bajya mu nsengero bambaye cyane no tugeze nko ku badamu ku gitsina gore usanga bambaye bakavuga ati ngo gukizwa ni ku mutima ako umuntu ntubone yambaye neza ugasanga umuntu w'umugabo yagiye mu rusengero yambaye deshire uyu ubonye umuntu w'umugabo yagiye mu rusengero yambaye deshire utekereza iki mutekereza nabi yakoze ibidakwiye nuvuga ngo buri mwambaro naho wagenewe sibyo nuvuga ngo bikini yagenewe ku mazi ku mucanga umuntu ari koga bikini ntabwo yagenewe kujya mu rusengero sibyo isarubeti niyo twahereyeho yagenewe kwambara umuntu ari gukanika cyangwa se gukora ibintu nyine biramwanduza kugira ngo birinde imyenda araba yambaye imbere sibyo hari n'imyenda yagenewe kujya mu rusengero niba ari umudamu akambara igitenge akambara ikanzu imukwiye itarata bimwe mu bice by'umubiri we sibyo ndetse no ku bagabo ntabwo kujya mu rusengero wambaye agacupa ndavuga ipantaro nyine y'agacupa bita agacupa ikununiriye umuntu ari kureba amataye ntabwo bikwiye pe ntabwo bikwiye abiki gihe bahita bavuga ngo nta birenze niyo mpamvu nakurebye ngavuga ati uyambariye neza nta birenze nta bikaze nyine abo baba babiciye amazi baba babisuzuguye bumva ko nyine aho bagiye ari ahantu hasanzwe ariko burya buri hantu ugiye sibyo ubu David ari byo twakorera off camera inyuma ya kamera ariko nibyo tutakorera imbere yayo sibyo niba turi inyuma ya kamera tutaye gukamera ibyo bintu ninjye nawe turi kubireba ariko niba nicaye hano mba ngomba kumenya ngo nkurikiwe n'abantu hari abo tuziranye hari abo ntazi urumva hari umbonye bwa mbere agomba kuraka avuga ati ese uriya muntu ibyara ari kuvuga nuko yambaye ese bihuriye he
meme nicyo bita body language. Kwa kundi umuntu avuga ikintu ukabona uko ari gukoresha amaboko cyangwa ari kugirisha umutwe. Burya ushobora kumbaza nubwo ntavuga nkagira utya. Burya ubumenye igisubizo. Ushobora no kumbaza ukabona ngize gutya. Mu banyarwanda duhita tumenya ko niba umuntu agize utya ibintu biri kumufasha. Niba agize utya araguhakaniye. Bivuze ngo unambaye ushobora kukubona nkamenya uwo uriwe. Yes. Kabisa. Tutitenga nuko duhuriye ku rusengero, tutitenga nuko duhuriye mu rusengero, tutitenga nuko duhuriye mu kabari, tutitenga nuko duhuriye hehe, ushobora kubona uko wambaye nkamenya uwo uriwe. Mu nzira ihuye n'umuntu uko buri kose ukeka ahagiye. Iyo uhuye n'umuntu ukabona afite agakapu harimo umwiko nivo byasagutse biri hejuru, uwo muntu utumenya ko ari umufundi ko agiye kubaka. Iyo n'umuntu ukabona afite igitabo cy'indirimbo na Bibiliya, uwo muntu utumenya ko ari umukristo ko agiye mu rusengero. Ubu yo nkubonye ufite kamera menya kuri ndi cameraman kugiye kugira. Ubwo akenshi imyambarire yacu akenshi igaragaza ibyo turi byo. Ijambo rimwe kuri iyi minsi nge nabarangiye igitabo cy'ibyahishuwe, nge nabonye ukuntu wambaye bitanekereza ku bana b'abasore, ku bantu b'abapapa no ku bantu b'abamama muri iyi minsi batari gutwara ibintu neza. Ijambo rimwe kugira ngo twigiye mu ijambo ry'Imana, kuko ndabizi uyu munsi watubika ijambo ry'Imana. Nibatwara ibintu neza, yego, bareke kumva ko bitarenze, ahubwo ibintu byose babiha agaciro. Umubwiriza mu gice cya gatatu niho avuga ngo buri kintu n'igihe cyacyo. Yego. Niba agiye kuri bikini ntabwo azajyana ikoboyi ibiri. Niba agiye ku mucanga ntabwo azajyana ikoboyi birumvikana, azajyana bikini. Niba agiye mu rusengero azamenya n'ubundi umwambaro azajyana agiye mu rusengero. Niba agiye mu nama azamenya umwambaro wo kujyana mu nama. Ibyo byose abimenye, sibyo? Ni urugero, niba umudamu niba agiye muri siporo ntabwo uzaye kumubwira ngo ajye muri siporo yambaye ijipo, azashaka udutereninga abe twagenda yambaye, sibyo? None amenya ati niba ngiye mu rusengero ndajyana iki? Ndajyana ijipo cyangwa igitenge cyangwa se ikanzu nambaye, nanjye nkumva ko nambaye neza kuko bikwiranye naho ngiye. Hari akandi kantu ejo bundi turi kubona kumwe n'abantu bagenzi banjye, turavuga ati ngo umuntu asigaye aza akagukanaga ati sorry, yakumenaho amazi ati sorry, yakumenaho igiti sorry, cyangwa umwe uko namubwiye ngo se ngo nambabare cyangwa bireke. Oya, ugomba kumenya ko n'uwo muntu izo mbabazi aziguhaye. Ni uvuze ngo sorry, ni uvanga uko ubabajwe n'ibyo wakoze, yego, sibyo? Ugomba no kumenya uti se abyakiriye ati ko musabye imbabazi, ese arazimpaye? Niba atanazigoka kamanzi ukabiha akanya ukara ko nawe byakiriye mubayo, kuko ntabwo ndagukandagira ngo mpite ngenda gutya. Sorry, ati ubwo navuze sorry ngo biragize. Shaka kukubaza ntise ko sorry ngukandagiye ntabishaka, ngakubwira ati rwose nta kibazo nanjye byambaho. Ariko niba utakubwira ati inkweto yanjye ukandagiye jya gushaka siraje dutereho. So yego ndakubabara ariko shaka siraje tu. Ubwo yavuze ati ndakubabara ariko icyaha ingaruka z'icyane ngo zigira ute? Imbabazi z'icyane zikura ingaruka zacyo. Yego koko nize ko abantu bavuga ngo nta ribi nta birenze nta kibazo sorry, basi bamenye igihe bagomba kubikoresha cyane. Nashatse ngo tubivugeho nkimara kubona ukuntu wambaye, byibura abantu bose bakakwiye kuba bambaye nkawo. Nanjye ndatangira kwitoza kwambara gutyo. None uzajya gushutinga korari ahantu runaka muri natire batoranyije, uzagenda wambaye utya? Ngiye nambaye gutyo byaba ari byiza kuruta. Oya, uzi impamvu? Nujya kuri kamera baragushutinga ari wowe barafata uzambare ko, ariko nkurikije umurimo uba ufite uri gushutinga kugira ngo amashusho azagende neza, ikoboyi, training, agatisheti nibyo byagukwira. Naho gutya wanigirije utya ndakurahiye izuba wabiri ibyo ugasanga ahubwo akazi ntabwo gakoze neza. Ariyo mpamvu nyine buri mwambaro naho wagenewe muvandi. Cyangwa ngajya gushutinga ngasanga aho ngiye gushutinga nambaye neza ko barusha. Bashaka guhita bakwigana tu. Koko ni karibu ku ijambo ry'Imana, ni karibu nanjye kugira ngo numve ku ijambo ry'Imana, imitima yacu bohoke. Yego, ni karibu. Murakoze cyane nshuti bakundwa ba Concord TV show. Uyu munsi nagize ngo tuganire ku ijambo ry'Imana nk'uko channel yacu
intego zayo nkuru ni ibiganiro by'iyobokamana, ibiganiro by'isanamitima. Akenshi nta biba bitandukaniye, gutanga ubuhamya bufasha abantu. Nagize ngo uyu munsi tuze kuganira ku ijambo ry'Imana. Haleluya, amen. Ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko dutangira turabanza twiragiza Imana kugira ngo ituyobore. Amen. Ituyobore. Nge nicaye nk'umwana w'umuntu, nta n'ibintu byinshi nzi, noneho ngiye kuvuga ijambo rya nyiri ijambo. Biragoye no kuba narivuga uko ritari, sibyo David? Biragoye kuba ahagombaga kujya nahashyira i. Niyo mpamvu tugiye kwiragiza Imana kugira ngo tuyisabe ize ibane natwe. Noneho ngewe mbe mikoro yo imvugiremo ibyo ishaka kugeza ku bantu badukurikiye. Mana data wa twese, ndagushimye kandi ndaguhimbaje, nguhaye icyubahiro ko uri Imana y'imbabazi, uri Imana igira neza, uri Imana idatererana abayiyambaje. Mana ndagushimye yuko uyu munsi turiho tukaba turi kwizi kamera za Concord TV show tugira ngo tuganire n'abakunzi bacu ku ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo umanuke ubane natwe. Mana nge ntacyo ndicyo, ariko uje ukabana nanjye nakubera igikoresho cyiza, maze ijambo ngiye ushaka ko ngeza kw'aba bantu badukurikiye, Mana rikabageraho nk'uko ryakabaye, bagafashwa naryo. Ijambo ryawe rivuga ngo umwigisha n'uwigishwa basangire, nanjye rikamfasha, kuko turi mu bihe bibi, ibihe dukeneye ijambo rihumuriza, dukeneye ijambo rituremamo ibyiringiro. Ndakwinginze ngo uzubane natwe. David uri kuri kamera umufashe, nanjye umfashe, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo twihuse dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya 4 cya Mose. Ni igitabo cyitwa Kubara. Turasoma ku bice 14. Tugiye guhera ku murongo wa mbere tuza kugeza ku murongo wa 10, ubundi twumve icyo umwami Imana atubwira. Ni igitabo cyo Kubara ibice 14, dore ku murongo wa mbere tugeze ku wa 10. Aravuga hati: iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira. Abisirayeli bose bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti: iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa, cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu, Uwiteka atujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota? Abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago. Ikiruta suko twasubira muri Egiputa. Baravugana bati twishyirireho umugaba dusubire muri Egiputa. Maze Mose na Aroni bikubitira hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari riteraniye aho. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefuni bari mu mubare w'abatasi icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo. Babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati: igihugu twaciyemo tugitatana cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira, haleluya, niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu, akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima. Ntibagifite ikibakingira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera Abisirayeli bose mu ihema ry'ibonaniro. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Ni ijambo nahaye umutwe uvuga ngo icyampa Uwiteka akatwishimira. Haleluya. Icyampa Uwiteka akatwishimira. Iyo mu buzima busanzwe umuntu yishimiye undi yumva ntacyo yamwima. Iyo nagukunze numva ntacyo nakwima. Iyo nakwishimiye ntabwo wazi wanjye ngo nkwime karibu. Iyo wishimiye umuntu wumva icyo atagira ibyago uri kumureba. Noneho turi kugira ngo muri iyi minsi icyampa Uwiteka akatureba akatwishimira. David, icyampa Uwiteka akakwishimira. Icyampa Uwiteka akanyishimira. Icyampa abadukurikiye aha ngaha Uwiteka akabishimira. Haleluya. Aya magambo dusomye ni igihe Abisirayeli bava muri Egiputa bageze mu butayu bwitwa Parani. Mose wari ubayoboye
yabatumye gutata igihugu cy'Ikanani aho bari bohereje. Uyu mugabo Mose ndagira ngo tumuvugeho gatoya. Ni umugabo wavutse mu bihe byari bigoranye, ubwo Abisirayeli bari muri Egiputa bakoresha uburetwa. Umwami Farawo akabona Abisirayeli barimo kororoka cyane, ashyiraho itegeko kubabyaza ngo nihajya havuka umwana w'umuhungu bajya bahita bamwica, nihavuka umwana w'umukobwa bamureke. Mose warubyawe n'umugabo witwa Amuramu ndetse n'umubyeyi witwa Yokebedi. Icyo gihe bagiye kwa muganga kubyara, kubw'amahirwe hari abadamu babyazaga, barangije banga kumvira itegeko rya Farawo, bati nta mpamvu yo kugira ngo twice uyu mwana w'umuhungu. Haleluya. Maze nyina wa Mose aramujyana ajya kumuhisha, amumarana amezi 3. Amumaranye amezi 3 mu rugo, abona ko nibaza kuveya, nibaza gucekinga bagasanga mufite ari umwana w'umuhungu kandi itegeko ryaravugaga ngo bapfe bicwe, bizamubera ikibazo. Yigira inama yo kubaka akato gatoya, arangije aramufata amujyana ku rufunzo, amujyana mu rufunzo ku mugezi wa Nili. Maze yamana yokabyara yogaheka wa mugani. Umukobwa wa Farawo ubwo yari arimo aje koga ku ruzi, abona ko kana kareremba mu rufunzo. Maze nyina wa Mose yari yarasabye mushiki wa Mose kujya acunga, agacungira hafi kugira ngo arebe niba hari uwakwangiza musaza we ari we Mose. Imana itaburi kubigenza, umukobwa wa Farawo agiye koga ku ruzi, ababonye kagatete kari mu mwana, yirukangira kujya kukareba. Akagezeho asanga harimo umwana, impuhwe ziramwica, abagize impuhwe, aravuga ati rwose uyu mwana ntagapfe. Maze wa mushiki wa Mose nawe ahita yirukanka, aragenda abwira umukobwa wa Farawo, atese wanyemerera nkagushakira umuntu uzarera aka kana? Kubw'amahirwe aramwemerera. Amaze kumwemerera aragenda afata nyina wa mwana, bagirana amasezerano ati uzanderera uyu mwana, namara gukura n'ubundi azaza ibwami. Haleluya. Mose aragenda yonswa na nyina, yonyejwe na nyina. Igihe kigeze umukobwa wa Farawo aza gucyura umwana we amujyana ibwami. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu uzaba udasanzwe avuka mu buryo budasanzwe, agakura mu buryo budasanzwe. Mose nawe murumva ukuntu yavutse, arangije ajya gukurira ibwami. Abari kumenya amakuru y'ibyo ibwami uko biba bimeze. Igihe kiragera Uwiteka abona agahinda n'umubabaro Abisirayeli bafite, ubwo twe gukoreshwa muri Egiputa. Barangije aravuga ati reka mbatabare n'ubundi mbajyane mu gihugu ndasezeranyije sekuruza wabo Aburahamu. Abona nta wundi ukwiriye kuzakura Abisirayeli muri Egiputa ngo abajyane i Kanani uretse Mose. Uwiteka asanga Mose, aramubwira ati ni wowe ugomba gukura Abisirayeli muri Egiputa ukabajyana i Kanani. Mose arangije aripinga ati se nabishobozwa n'iki, dore ko atarazi no kuvuga, yavugaga uburimi, yavuga didimanga. Mose ati, Uwiteka ati humura ndiho kandi muri make nzanahoraho, nzabana nawe kugira ngo ibintu bizasobanuka. Uzabona uko ujya kwa Farawo umuvugishe neza utadidimanga nk'uko usanzwe uvuga. Hariya hari mwene so Aroni muzajyana. Muri make Aroni aba nk'umusemuzi wa Mose. Haleluya. Muri icyo gihe Mose yari afite imyaka 80, Aroni nawe mukuru yari afite imyaka 82. Barangije barajyana, Imana ikanyura muri Mose ibyo agiye kubwira Farawo, kuko yadidimangaga, Aroni agasobanura neza, Farawo akabyumva. Haleluya. Noneho baragenda, ntabwo turajya mu bitangaza byabaye cyangwa mu bihano byabaye Farawo yinangiye, ahubwo reka twihute turase ku ntego, tugere ku ijambo dusomye riboneka mu Kubara ibice 14, aho tubonye Abisirayeli bari mu butayu. Iki gihe Mose wa undi twavuze wavutse wakuze mu buryo budasanzwe, yarazi ubwenge nyine. Niba uri kujya ahantu ugomba kuzahigarurira, ni ngombwa ngo ujye gutatumenye amakuru yaho uko bimeze. Nibwo Uwiteka yamubwiye ngo Mose ohereza abagabo 12, umwe muri buri muryango wa Isirayeli, ubundi bagende bajye gutata aho mujya
bamenye uko bimeze, muzabona uko mubatera, kuko bararwanaga, ntago bagendaga ngo bagere mu gihugu ngo abarimo ngo bahite bavamo ubundi ba Mose abisere bahite bagifata. Oya, bararwanaga. Bivuga ngo turi muri uru rugendo tugomba kurwana, kuko Uwiteka yabwiye abisirayeli ngo bakuye muri Egiputa mbajyanye i Kanani. Ntabwo yababwiye ibyo bazahura nabyo mu nzira. Haleluya. Natwe twahawe amasezerano yuko hari aho tuzagera, ariko ibyo tuzahurira nabyo muri urwo rugendo ntabwo tubizi. Ariko tunyura mu misozi, tunyura no mu mataba. Bivuga ngo hari igihe tuzahura n'ibyiza, ubundi duhure n'ibibi, ariko icy'ingenzi ni uko dufite ijambo ryavuzwe na nyiri ijambo. Haleluya, haleluya. Nuko Mose yohereza abagabo 12. Muri abagabo 12 abanja nibuka ni 2, kuko abandi 10 kwirirwa mbibuka ntacyo bimariye, kuko n'ubundi ni babaca intege. Mu muryango wa Yuda yohereje uwitwa Kalebu mwene Yefune. Mu muryango wa Efurayimu yoherezamo Hoseya mwene Nuni. Arangije amuhindurira izina amwita Yosuwa aho kwita Hoseya. Baragenda bari 12. Impamvu mvuze aba 2 ni uko ari bo b'ingenzi, naho abandi 10 ni babaca intege. Kuko sinumva umuntu waguciye intege uri mu rugendo kwirirwa umenya na adresses. Ndagira ngo niba umuntu muhuye ukumva ari kuguca intege, muhuriye muri bisi, ndumva nta mpamvu yo kuba wafatana nimero ye. Ariko mwaganira akakurangira urugendo uri kujyamo, niba uri kujya utanahazi cyangwa ukicarana mu modoka mukagenda muri kuganira, burya kenshi uwo nguwo umusaba nimero ye kugira ngo n'ubundi muzakomeze muganire. Ari nayo mpamvu kenshi mwaba bagabo 12 boherejwe na Mose kujya gutata igihugu cy'i Kanani, akenshi abo dufatamo ni 2. Haleluya. Barangije aha twasomye bari baje kubwira Mose uko byagenze, kuko baragiye igihugu bakizengurutse iminsi 40. Iminsi 40 ni myinshi uri kuzenguruka ahantu, kandi kuko bari 12 ukumva bari benshi, bashobora no kwigabanyamo ibice, bakavuga bati reka 3 bajye mu majyaruguru, abandi 3 mu majyepfo, abandi 3 mu burasirazuba, abandi 3 mu burengerazuba, kugira ngo amakuru y'igihugu bayamenye. Igihugu baragitambagiye, barakizenguruka, barakireba neza. Barangije babona abantu baho batuye uko bameze. Hari abagabo bari bariyo banini bitwa Abanaki, hari Abaheti, hari Abayebusi, abo bose bari bariho. Ariko cyane Abanaki birava ngo n'abagabo banini b'ibigango. Igihugu kandi cyari kirimo umwero, cyari kirimo imizabibu, no kugira ngo bazereke uwabatumye koko kw'igihugu kirimo umwero. Baragiye ku muzabibu bacaho ishami, baza baryikoreye kugira ngo bereke Mose yuko koko ibyo bavuga ari byo, kw'igihugu kirimo imizabibu. Baraza aha twasomye bageze imbere ya Mose, bari kumubwira uko urugamba rwagenze. Reka mbyite urugamba kuko kujya gutata kugira ngo umenye ibintu n'ubundi ni urugamba, ko n'undi bagomba kujya bagenda bihisha. Bageze imbere ya Mose, Mose ati rero mukambwiye uko igihugu mwagisanze. Umugabo wa mbere barahagurutse, nyakubahwa Mose, igihugu nibyo koko twakigezemo. Igihugu ni cyiza, kirimo umwero, kirimo icyo wakenera cyose cyo kurya, ariko dukurikije abagabo twabonyeyo, dukurikije abagabo twabonye uko bangana, ibyiza nuko twakwisubira muri Egiputa. Ibyiza nuko twasubira muri Egiputa. Mose ati mu gihe kibaza haba hagurutse undi wa kabiri, nabarangije ati kubyo mwene data avuze ntacyo nongeraho. Icyo ndongeraho nuko aho kugira ngo abadamu bacu n'abana bacu bazabe iminyago muri kiriya gihugu, afazari twasubira muri Egiputa, kuko naho habaga imva. Haba hagurutse umugabo wa gatatu nawe baravuze. Ayiwewe, icyo nabonye rero muri urugendo, abantu badafite icyo kuvuga abenshi usanga rero bibonekezwa. Abenshi usanga rero bibonekezwa, ariko babandi bafite iki uzaga kesha umunyamafaranga usanga bitonze. Ariko wundi ugitangira babandi bita nkirabuheri,
ugitangira gufata kuduhumbi ijana ugasanga karitsiye yayitesheje umutwe kandi hari ufite miliyari uri hariya witurije ibyo ndi bavanga ingunguru irimo ubusa akenshi niyisakuza abo baravuze baravuga barangije uko twasomye ku murongo wa 8 witwa Karebu mwene Yefune arangije tumva wambabariye Mose ukampa umwanya hataba abagabo hari ibyo nemerana nabo ariko nanone hari ibyo ntemeranya nabo hatumva igihugu twarakizengurutse twarakibonye ibyo bavuze ko kirimo umwero nibyo ibyo bavuze ko kirimo abagabo bakomeye babanake nibyo kandi mu byukuri twirebaga turebye uko bangana nuko natwe tureshya tukabona tumeze nk'inzige n'udusimba dutoya ndi mu byukuri turasuzuguritse atari ko ku murongo wa 8 niba Uwiteka twishimiye haleluya niba Uwiteka twishimiye azatujyana muri icyo gihugu kandi muri icyo gihugu nimubatinye kuko tuzabarya nk'imitsima tuzabarya nk'ubugari akenshi niba umutsima w'amasaka cyangwa umutsima w'ibigori umuntu arakanja ariko reka tuvuga ubugari kugira ngo abantu babyumve neza ati bariya mubona kuko Uwiteka twishimiye tuzabarya nk'urya ubugari vuba kuko Uwiteka agize ate atwishimiye haleluya ijambo ry'Uwiteka rinyura muri Mose atumva kuko uhamanyije utangiza umunyantege nkeya ukampamya yuko ndi Imana ifite imbaraga atawa kandagije ikirenge hazaba gakondo yawe haleluya atari kabangaba bashidikanyije imbaraga zanjye bakamfata nkaho ntari Imana nyamana aba bazagwa muri ubu butayu haleluya icyamu Uwiteka akatwishimira icyamu Uwiteka akatureba akatwishimira kuko natwishimira tuzamusaba ibyo tumusaba azabiduha haleluya barangije hano bavuze ngo rero ngo byaruta ngo tukisubira muri Egiputa cyangwa se tukapfira muri ubutayu aho kugira ngo tujye kuzapfira Kanani ariko Kareba ati niba Uwiteka twishimiye azatujyana muri icyo gihugu kandi muri icyo gihugu ntimubatinye bajyacu umugani mu Kinyarwanda ngo uhagarariwe n'ingwe aravoma natwe duhagarariwe n'Uwiteka ibyo tubona bidukomereye niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu azabidushoboza abantu baduca intege mu byo dukora niba uri kwiga batura ntazayarangiza niba agiye guhinga batura ntabwo azeza niba ugiye gushaka umugabo cyangwa umugore batura rwo ntabwo ruzakomera bara ntabwo muzabana ariko niba Uwiteka yavuze kandi ni Uwiteka twishimiye ibyo turi gukora bizacamo bizashoboka kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu umubisha wacu yabana haleluya nuko barangije nundi niko byagenze abo bagabo ndetse n'abana bo bari bari aho ngaho bashweje batikya igihugu ntabwo twakijyamo nubundi baguye mu butayu Bibiliya irambwira ngo abageze Kanani mu baturutse muri Egiputa n'abagabo babiri aribo Karebu na Yosuwa kuko bahamanyije n'Imana bavuga ko Imana ari nyembaraga Imana nifata nk'inyembaraga izakubera nk'inyembaraga nifata nk'inyantege nke izakubera nk'inyantege nke ariyo mpamvu ibyo twatangiye tuvuga mwene data David tuvuga ngo tugomba kwigirira icyizere iyo utakaje icyizere ibyo ugiye gukora nyine ntabwo wabikora ariko ufite icyizere ukavuga iti n'Imana turi kumwe ni hahandi utangira ibintu abantu bagupinga bati ibingibi ntabwo bizashoboka ariko kuko uri kumwe n'Imana yabwiye abisera mu gutegeka kwa 2 ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu iryo jambo rijya rimpumuriza bivango ntabwo uzahera kuwa mbere uri kujya mu masengesho kuwa 2 kuwa 3 kuwa 4 atuko ikose yavuze ngo izangaburira oya yavuze ngo izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu muri byumvikana ngo nzakora duke nge nk'umwana w'umuntu Imana yishiremo umugisha ariko hari icyo nakoze kandi yavuze ngo nzatera intambwe uzatera intambwe imwe ntere 99 ngusanga haleluya muri kwa kundura za ntege nke zacu
za ntege nke zacu tuzakora uko dushoboye, ariko kuko Uwiteka twishimira ibyo turi gukora azabidushoboza. Mwinda wavuze ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ni Paul wabivuze, nge ntacyo nakwishoboza, nge Concorde ntacyo ndicyo. Urebye umuntu ufite umubiri na w'inyama n'amaraso, ntacyo ndicyo, ariko Uwiteka uri muri nge. Haleluya. Uwiteka uri muri nge arahagije, kandi Uwiteka wo muri nge yavuze ngo yego, nta wavuga ngo oya. Haleluya. Kadusoreza aha bitwigisha iki? Umutwe w'amagambo navuze ngo icyama Uwiteka akatwiharanira tuzagira ibyo dukora. Twabonye ko yishimiye Kalebu na Yosuwa kuko bahamije Uwiteka yuko ari umunyembaraga, ni nabo bageze mu gihugu cyasezeranyijwe. Ariko abapinze bakigira abanyantege nkeya, bakabona yuko Imana umva muri make babonye ko Abanaki aribo bafite imbaraga kurusha Imana. Ariko ntabwo ari byo. Abanaki nubwo wakwireba imbere yabo ukabona umeze nk'inzige, ariko nabo imbere y'Imana bo ni nk'umunyorogoto. Haleluya. Ibyo bivuze iki? Natwe hari ibibazo tuba turimo, ukabireba ukabona ari nk'umusozi muremure, ariko imbere y'Imana yabwiye Zerubabeli atumva, imisozi iri imbere yawe irumbaraye, nzayihindura ibibaya, ubundi ugende neza. Haleluya. Bivuga ngo natwe hari ibyo tubona imbere yacu bimeze nk'Abanaki, turabireba tukabona biraturemereye, ariko niba Uwiteka twishimiye ibyo byose ibitubereye nk'imisozi bizahinduka ibibaya, ubundi tugende neza. Haleluya. Amadeni dufite, Imana niba twishimiye izaducira inzira iyatwishyurire. Watekereza ku ideni ufite ukarara udasinziye, watekereza ku minervari y'abana ukarara udasinziye, ngira ngo ejo twavuze ku cyitwa inzara. Watekereza ku abana nawe mutarabona ibyo kurya ukumva urahangayitse, ariko reka Uwiteka twishimire uko natwishimira ibyo dukeneye azabiduha, amafaranga azayaduha, ibyo kurya azabiduha, ingo nziza azaziduha. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Bivuga ngo tugomba kwigira icyizere. Bari abagabo 10 nta cyizere bari bifitiye, ndetse ntibakigirira n'Imana yabo. Ariko Kalebu na Yosuwa bifitiye icyizere ndetse bakigira n'Imana yabo, nibo bageze i Kanani. Ariko abo bandi baguye mu butayu, ntago babonye ibyiza Imana yasezeranyije. Reka ro twizere, dukore, abaduca intege tubamagane, tugerageze. Imana ibirimo kandi iradukunda, izabikora. Mana Data ishobora byose, ndagushimye kuko ubanye natwe muri aka kanya twava ku ijambo ryawe. Mana ushimwe yuko udushoboje. Ndakwinginze ngo umwigisha no bigishwa twese dusangire. Mana araho umuntu ajya acika intege, tukareba ibibazo bitubangamiye, tukavuga tuti turebye uko biriya bingana, nta nubwo n'Imana yabishobora, tukagufata nk'inyantege nkeya, ariko tugusabye imbabazi ugira ngo tubabarire, twongeye dusubire ku gicaniro, twongeye dusubire ku mavuta, ya mavuta y'ibyiringiro, ya mavuta yo kumva ko nubwo byaba bikomeye bitakurusha imbaraga, kandi n'utwishimira abanzi bacu tuzabamira bunguri nk'uko umuntu amira ubugari. Ndakwinginze ngo ubane natwe, utwongere kwizera, tubisabye mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Yego, turagushimiye cyane kubw'ijambo ryiza tugejejeho. Ni ijambo dusubijemo icyizere. Sinzi ukuntu nabivuga, ariko ngiye kanivuga ngo urakoze. Abadukurikiye Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Reka tubibutse mukore subscribe, mukore na share kuri Concorde TV Show. Nimero zacu ziraho hasi, ukeneye kutuvugisha nanone watuvugisha mu buryo butandukanye, kutugisha inama, kutubaza mu bitekerezo. Nimero ya Concorde iraho ngaho hasi, muze kuyireba, muze kumutwandike, munatange comment. Uce mu gikari ufite icyo ushaka kutubwira, nta kibazo. Ni karibu rwose. Ntabwo tuvuga ngo ntaribi, tuvuga ati nta kibazo. Nta kibazo rwose, ni karibu kutugisha inama, kutugira inama. Ibyo byose turari kuko abantu ni magirirane. Icyampa Uwiteka akatwishimira. Yego, dukomeje gushima n'abantu bakoze subscribe, tunabwira n'abandi batarakora subscribe ngo muyikore. Kubw'imbaraga zanyu muri kutwongera mugakora subscribe, nibyo biri gutuma natwe tugatereka buri munsi tureba kandi tubahereza kugira ngo dukomeze kubana namwe neza kandi mutwishimira, n'umutima wanyu wishimye, natwe tubwize ute twishimye. Koko urakoze cyane, kadusoreza. Amen.